Chéri, Rihanna. Umeze wese ko mbona uri kureba. Umeze neza? Mukeye. Chéri, Uyu munsi byabaye umunsi muremure. Wabaye muremure. ni ubwa mbere mbonye umeze gusa. Sinzi ko nagiye mu kazi. Batumashije gukora kujya kandi batwiye. Umutware bakubonye. Bakwiye. Nagejeje. Urumva none hari ibibazo. Tubikeneye ko mukiyoboza. Oya ntabwo bwishe n'ubundi ubuzima burakomeza. Simutegeye kuba mu bibazo. Ntabwo byabura ko tuzongera twisuganye kandi bizakora. Ndi kubona amayira yose afunze. Oya azafunguka byose ufite byo wari uzi ko uzabigira. Ibintu byose bibaho kubera impamvu. Ku bwawe ntari reka mbyizere. Tuzabicamo kandi neza. Ariko birewe neza. Ni neza kuri wewe. Iyo utishimye nanjye ntabwo mba nishimye. Ni mukuru wanjye mubwira. Yego. Icyo naguhamagariye. Kugira ngo ungire inama. Uriya mwana wanjye kumenya ko yishingiye mu rugo nka ruriya rw'abatindi. Kandi uzigira ngo twahanye na za nshuti zacu na za gahunda twapanze zabo z'icyo twavuganye. None ntabwo sinshobora kubyemera. Uriya mwana sinshobora kwemera ko aguma hariya. Byanga byakunda agombaga kugaruka tukamushyingira mu muryango twavuganye. Kuko ntabwo biriya bintu nta na rimwe nshobora kubyemera. Agomba kugaruka tukamushyingira mu byo twari twaravuganye. Uriya muryango niwo tugomba kumushyingiramo. Icyo niko ndi gutegereza kandi niko bigomba kumera. Mba rero ubwire muvandi. Yego. Si ubwa mbere mugiriye inama ndetse si n'ubwa nyuma mugiriye inama. Ariko kugira ngo uriya mwana twamuganirije kenshi tumusaba ko ashobora kugaruka mu muryango kugira ngo dusoze amasezerano twagiranye n'umuryango wa mbere. Ariko ndi kubona atari kubyumva sinzi impamvu. Ariko uko byagenda kose nta muntu ugomba kubogera umuryango wacu. Urumva neza? Njyewe nakubwiye ko icyakenerwa cyose tugomba kugikoresha ariko umwana akagaruka mu rugo. Yego. Gerageza. Niba twese ntabwo twanakarari mu muryango. Uri kumwe. Nibura ugomba guhoza undi. Niyo mpamvu ugomba kugaragaza isura ikeye buri munsi. Kandi nawe ukundira. Bibaho birashoboka kandi ubwo bibaho kubera impamvu. Hari igihe Imana yabigiye kuduha ibirenze. Ntabwo wamenya gusa nyine ni ukubyizera. Tugenda byizeye. Kandi nawe byizeye. Ukeza. Kandi nawe wambaye neza. Urakoze. Kandi unyihangane ko natangishiye. Oya mushiya se kutabunuye nyine nuko mbona utameze neza. Ariko mushiya ntacyo mushinja. Ukeza. Nakundeka meze nagize. Bampamaza kumwe. Nta kibazo reka nakuzanire. Hanyuma rero natabiramuka bikunze bakabyanga ndagira ngo umenyeshe tugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka umwana akagaruka mu rugo. N'ibyanga karagahungu tugomba ugashaka ahantu tugashyira twakashakira dosiye bakagafunga. Biramutse nabyo byanze ndakohereza ikuzimu. Ariko ntabwo dushobora kwemera umuryango wacu guta agaciro. Ntibishoboka. Icyo kintu uvuze nicyo. Kuko abana banjye bafite ari babiri. Umwana wanjye w'imfura ariho kutesha ishema muri uriya muryango agende gutya tumubure.
ndakubesha bishoboka ntabwo bishoboka icyo kintu ndacyemeye nicyo ni uko kimeze n'ubundi cyangwa byakunda agomba kugaruka ku kibi n'icyiza icyasabwa cyose kirakorwa oya njyewe ndagiye nkumenyeshe ko ubindekere nibiramuka byanze igihe ubwanjye ubinshinge ndabyikorera nta kibazo inyungu isaba amafaranga mbwira oya nta kibazo wowe humura ndaje mbikurikirane ndakura umugabo usakara yego murakoze cyane ntabwo nabisura ubibona ko ndi muzima wirira ariko rero jya utuze ndahari ndi muzima nta kibazo mfite mva nanjye nari mukumbuye mama se amezi ati ni karibu ngaho mbwira ngo narabuze twarakubuze ariko mva nari mukumbuye nari mpangayitse none yewe nanjye nari mukumbuye noneho mama mva wamubonye nanjye ndumva ntabwo uzi mama arahangayitse ntabwo wabyumva mbese si umukozi se yababwiye yuko mpari nese ubundi kuki wari waratinze kumubwira ko nyine utabibwiye ngo mukabigura umukozi niyo urumva impamvu natinze kubibabwira kubera iki ahangaha nyine narashatse kumva umugabo wanjye tumeranye neza turishimye kumva ndishimye aranyuze ntacyo bintwaye kandi urumva mu rugo ntabwo nari kubibabwira ngo babyemerere tudakoze urugo none nkurikije ukuntu papa mubona yarahindutse nyine niyo mpamvu ntabibabwiye nta yindi mpamvu gusa nyine nasubire kumva na mama hari ikintu nari kumwisha ariko nyine urumva nta kundi nari kubikora ntabwo yari kubyemera konza gusa nyine gushaka kwawe njye ntabwo nakubwira ngo bireke cyangwa se n'umugabo mureke ndagushyigikiye pe ndagushyigikiye gusa nyine bamwa ntibabimenye simba se ari umuntu akangira ngo wabikunda ko ubundi inyuma ubundi urukundo rujyaho rushaka urukumva ruzabane ubundi ahasigaye mama na papa pe bazabyumva ntabwo bazabyumva gusa tuzabigenza gute kugira babyumve ni abantu bakunda ahantu hakize ni abantu bakunda noneho ndebera hano nibahagera sinzi niba ako shaka papa nawe none se bo bavutse babifite kuki atumva ko none se yazamuka kabiri none se abe muri mbagiye iby'ubukire ngewe ntabwo bindeba natwe tuzakira ntabwo twari tuzi ko turi buvuke ahantu hameze kuriya ariko na mama nabo ntabwo bakuze biriya babifite barabishatse icya mbere umugabo wanjye akunda gukora rero nasiza turi muri cyane byagoye nubwo bwacu bishingiye yego kandi urabizi ko hari umuryango bahanye igihango yuko tuzashyingirana yego turabigenza gute rero reka nkubwize ukuri urahita izina ry'imana ni ukuvuga ngo uriya muryango twahanye igihango ntabwo ushobora kubahemukira usibye kumukurayo yego rwose wabimenya agomba kugaruka tukamushyingira mu muryango twamaze kuvugana uriya muryango twahanye igihango ntabwo nabahemukira kuko numvise ngo yayishingiye no mu muryango ngo ukennye abagabo b'umwuka ngo k'amafuti nta n'impano baduhaye nta mpano nta kintu baramwibye nijoro oya tugomba gushingira umuryango ku rwego rumwe bafite imitungo ifatika agomba kugaruka tukamushingira umuryango turi muri rev imwe cyane ubwo rero biri bugende ntabwo twakemera gusera umuryango aya ntabwo nemera gusera icyo kibazo ndagikurikirana bigomba gukemuka vuba mu gitondo bitari kera urajya kumukurayo mu gitondo agomba kugaruka
nanjye rero bari babimbajije ntabwo ndabaza tuganire turi byo gukora mu gitondo nafashe ingamba ko bagomba kugaruka hano mu rugo tukamushyira mu muryango tunganya turi kuri reve imwe aho bari wese buriye batagira n'amata yo kunywa usanga banagura bakanabura mwana wacu uzukuri nturubona ukuntu yari ameze neza barajyana ejo uzamubone ubona yabaye umukecuru n'ibibuno bye byashize ntabwo bishoboka oya kabati ntabwo nakwemera guseba ubwo mu gitondo niyo gahunda kimwe mbona mfite ntabwo ari ibintu bya kera bajya kumuzana kandi biragenda neza oya niko bimeze yego kandi nabikora urabukoze cyane oya ndabizi ndabikora neza kandi nta kibazo cyabo sasa njye nibaza ubundi ababyeyi bateye gute ngo ni ugushaka umukire niba babivukana simbizi ushaka se umukire utishimye bimaze njye hano ndishimye ndatuje umva nta kibazo mfite ndi kumwe n'umukunzi wanjye mbese nabo niyo babyitangiye ese umugabo wawe ubundi afite akazi kameze gute ko utambwiye aratangiye akazi se urashaka kumushakira kandi oya nurese njye nakubwiye ngo ndagushyigikiye nakubwiye nyine urumva akazi nyine arakora kandi arakora biratugaburira gusa ikibazo gusa mfite amatsiko yo kuzamubona none se umugabo wawe ubundi ntabamuzi muri bariya basore benshi wari ufite hari ntabamuzi yabarimo oya ntawe uzi ariko uzamumenya humura ariko aracyari kuba hano wahageze hari n'igihe uzaza wasanga ari bogari ntabwo nahitamo nabi rahira subiza se gusa ariko hagati aho ngaho mu rugo hari gucanwa waba mama papa umva papa none se abazi ko mama yabaye igisiga umva mama aratukwa no gukubita nusaba mutukirya siko mama si wowe se none si wowe umwana mubi wese nose kujya atakumva ko uko namucitse niba warishingiye ukaba warajyangiye none wanyiciye amayira sindi niba bizakunda ariko ndaje duhangane umuntu agomba kujya ahashaka ukumva nyine nawe uzitware neza uzahitemo neza nose ngiye niba gusa ngiye w'amahitamo yanjye ni meza ndishimye icyo nicyo mbashije kugubwira nyine mama wanjye yihangane ubwo nyine niba ari no gutukwa ariko vuba na papa araza kubimenya nubwo nazi uko azabyakira azabyumva ariko ntabwo yafunze mu mutwe pe agomba kubyumva azabyumva ikindi kandi njyewe rwose pe ndaza kwicara ntuze nigukunda tuzapanga impangu uze mu rugo ni mahari noneho mama nabimenye kubigeza kuri papa bizaba byoroshye ariko njye ntabwo nagira imbere ya papa pe ntabwo nabikora ndabona n'amasaha agiye ngiye kwa mushiti wa mutoni wandi mwagendanaga kandi nzi ko wari uje hano wese wari wabimbwiye ariko mfitanye nawe gahunda naho wari kujyayo naho nari kujyayo sha ntacyo nyine urakoze kugera hano nanjye ndishimiye ndumva nuje ariko nyine umvuma mumubwira ati humura simeze neza se si ubibona ndabibona mubwira ati umwana wawe ameze neza cyane umva nanjye ndashyiramo umunyu so bize se amaboko meza ariko ndashyiramo umunyu ntakiruta imana izakubakira mukuru wanjye urabizi kongera ukagaruka mu rugo cyane ibintu bitoroshye ibyo ntabwo biri mushiri wanjye zabaye urakoze aho ugenda umuriro ntabwo muherekeje ukuri ntabwo uri ndijyana sigara kuri kubyisi kabona bakangana cyabikabyo ndishimye disi nari mbakumbuye vuba hano mama ndaza kumubona inzara ndabona wikoze mbanza muri iyi minsi ufite agashiri kari kukwitaho agashiri wapi nta shiri ndabona bapasi ko mbazira wapi bapasi ushaka so urumva koko we natangira shiri iki gihe ndacyari muto umuntu ufite ubwanwa bungahe bwose none se nzagira shiri mama atabizi ngaho da watetse se ahubwo se ntabwo urarya
wapi wanjye agiye se gushaka akanyenyeri kandi ari njye ugakunda ahubwo uvuga gake bose ataza kubyumva ntabwo njye bigeze nkwima ibiryo nahishije niyo mpamvu usanze nicariye ahangaha rwose imirimo ngeneye nayirangije si bamwe ko turi inshuti nyine turi inshuti none se kuki ubundi kibimbaza si turi inshuti se nyine nubizi ariko Media niwe turi inshuti cyane kukurusha kubera ikize Media se subize ko wamfata neza kukurusha nose njye ntabwo ngufata neza sinaguhaga akanyenyeri cyagiye n'ubundi ndacyakomeza kuguha akanyenyeri inshuti nta kibazo turi inshuti inshuti ngabanjye tugiye gukina umupira sibyo kukumva mbwira niba urayemera njyewe ntukandira akanyenyeri rero ubundi nirya nzajya mubikorera gahunda nta kibazo ngiye kubyemera ko kwirirwa unshukashuka nese umwana nese njye singuha amafaranga kwa Pascal kandi hari igihe ugira mu mutwe hafunze nawe nta kibazo ndabyemeye ariko ntabwo mfite mu mutwe yafunze ntabwo mfite noneho ndagahunda ndashaka ukumva kukumva nyine ndashaka ko ugira diri imeze gutya urabona ko Media yagiye sibyo subibona ndabizi urabona umwuka uri mu rugo mama na papa ntabwo bumvikana na gato njye sinziriye ikintu bose apfa na mahuje ni uko Media yagiye nyine harya ahubwo rero ikintu nshaka ko nkorera wewe ugiye gukina diri igihe mama na papa ahantu hose baba bari uri kumva bari kuvuga kuri Media kumenya ibyo bari kuvuga byose yaba umva kandi wambwiye wiki ubwo mva nkubwire sibyo bwayibaze nawe kumviriza bose na mahuje niko uratinyuka ugakora amakosa nk'aya ngaya n'uzi ibyo twavuganye n'uriya muryango papa n'ayandi mahitamo nari mfite amahitamo wari uyafite kuko byose wari ubizi uratinyuka gukora amakosa nk'aya ngaya kandi byose ubizi nyine ubwo ayo mfite ni uko nahisemo uwo muntu ariko zereka mubaze Media mu by'ukuri nk'umuntu twareze twigishije ikinyabupfura ugatinyuka ugasebya umuryango kuriya biriya bintu bitewe n'iki ariko njye ndumva nta gisebo kirimo kuba umuntu dukundana nakunze nishimiye nicyo gisebo gihari uriya muryango ntabwo twagiranye igihango erega biriya ni badufata nk'abantu b'inyangamugayo biriya nyine ni ibya kera natwe turi abana umuntu ataramenya guhitamo nyine tukureke usuzuguza umuryango tu njya ntabwo ari uko usuzuguza nahisemo uwo muntu erega namwe mwanyumva erega n'undi aragukunda ariko njye ntabwo mukunda ugomba kumukunda uko byagenda kose mbambwira wa mwana we narakwibyariye ibyo nakubwiye hatagize icyo nongeraho cyangwa se hagira ikintu na kimwe kigabanukaho mwaye iminsi 2 yo kubugarutse mu rugo sinshaka kuba mu muryango nk'uyu agahungu nk'aka kagutwaye iyi nzu watashyemo ni bwoko ki ntiba nta porotaye y'imodoka ishobora kwinjiramo nta parikingi iyi nzu ni bwoko ki urabona ibintu ari byo warademekiye kandi ibyo bigomba kurangirira ahangaha ariko papa natwe twazabigeraho ibyo ntabwo ari byo nshaka kumva ubu ngubu ibyo uri kumbwira ubu ngubu byose ni ubusa ibyo twavuganye asanzwe ubizi ibyo kumbwira byose nta gaciro bifite mva kino gihone nacyo ese si byo uri gushaka nyine ibyo ndi kukubwira niyo ntabwo ari ukumviriza no kugenda ukicara gutya nyine ukumva nose nkubwiye kumviriza ko nkubwiye kumva uri kunshuka no subundi utuma banyirukana ntabwo bazakwirukana ntabwo bakwirukana kuko ninjye wasigaye mu rugo ukumva ninjye wabwira mama ureje ugomba kuhaguma urase mushaka siko mbishaka bakwirukana wowe none se uyise ushaka ko banyirukana none rero nyine byemerewe kugira ngo utazakwirukana nabyemeye mva rero igihe ubonye mama na papa bari muri salo sibyo kandi ahantu hose ugomba kumenya ukamenya ibyo bari kuvuga kuri Media
nyamara nibanyirukana umushahara uzawubona kandi nkubwira ngo ntabwo bazakwirukana ari njyewe ntabishatse bakwirukana ariko ntabishatse ntibakwirukana ikibazo utabyemeye ugiye kunekera mama na papa ahantu bazaba bari hose ibintu no muri salo ikibazo cyawe uri kubimbwira nabi nanjye nkagira ubwoba ngo kuneka ugiye kujya wumva ibyo bamama bavuga nyine mama igihe ari kumwe na papa kuri mediya nta wundi muntu bibwira ugomba kuza ari njye wa mbere bibwira sibyo yego nta kibazo ariko ikibazo nyine ni uko ushaka umva nyine nta kibazo tureke kuvuga menshi mama na papa bataza kutwumviriza nizere ko gahunda nawe uharabye kujya urumva ibyo bavuga unzanire amakuru njye nzaguha akanyenyeri nta nubwo bazakwirukana ubu ntuzajya kumahano sibyo yego sawa tubaye inshuti sawa buri gihe ugiye gutuma mbicajwa rwose mutuma nyirukana ahite nigira no mu mirimo ubu koko murashaka nzabeho ubuzima bwanjye nishimye ugomba kwishima kuko uriya muryango tugomba gushyingiramo uba ufite byose nose nashimishwa n'iki n'ahantu nishimye ahandi niho hanshimishije niho hanyuze umuntu turi kumwe niwe ubasha kunyura ahantu uri hatari n'icyo kwakiriza abashyitsi ubigira ibyo wakiriza umusaza nkanjye icupa ntabwo ryabonetse n'ugaruka hazaba hari ibyo icyo umuntu adafasha akihagera bwa mbere azagifata agarutse ntabwo bishoboka abasaza bose hano hafi ntabihari papa ubu urumva umwana wawe koko ushaka ko nzabaho nishimye ubuzima bwanjye bwose ugomba kwishima kuko nahari ugiye niho uzishima aho kuruta kuko niho hari byose niho hari bizagushimisha byinshi ahangaha ndi kubona nta kintu na kimwe cyashimisha umuryango ibyo byose ntabwo binshimishije ikinshimishije ni ukuba ndi kumwe n'uwo muntu none se ubu mu rugo ntabwo byose nabibona ariko nishimye kubera ko ndi kumwe n'umuntu wenda reka mubwire mediya kugira ngo ibyo muzehe yavuze wabyumvishe ni so yarakubyaye nanjye ndi so wanyu ngira ngo papa wawe ntabwo cyangwa se umuryango ntabwo kwifuriza bibi wifuza kubaho umeze neza utekanye uri mu mahoro ubona buri kimwe cyo ushaka cyose umuryango uvukamo urawuzi reba ahantu wicaye uko wameze ngira ngo iminsi ibiri twaguhaye nayo ni myinshi ubundi twakagombye kukuvana ahangaha tukujyanye ariko kuko turi abantu bakuru barezwe turigira ngo umugabo naza gutaha umuganiriza umubwire byose ariko mu minsi ibiri tube twakubonye kandi n'ibitabo ibyo ngibyo tuzakoresha izindi mbaraga kubitekerezaho neza ababyeyi b'iki gihe Imana asa ababyeyi bahitiramo umuntu baretse ngumanira n'uwo wundi akaba ibyo bintu ngo bizanshimisha n'ibikiza